Mwereho abavandimwe, Imana ishimwe ko yongeye kuduha amahirwe yo kugira ngo tubone umwanya wo kwiga. Reka rero nangire nsenga, hanyuma abantu baze kwegera Bibiliya zabo, hanyuma twige tumenye icyo umwami ashaka ko tumenya uyu mugoroba. Reka nsenge. Mwami Imana, turagukunda ko wabanje kudukunda mwami. Hari benshi mwami batarahishurwa uko kuri, hari benshi mwami bakizi ko umuntu yabaho atabanje guhera kuri wowe, maze mwami ishyerezo yazava n'intaha bikaba birangiye, ariko ukuri kwanditse mu byanditswe byera byawe nk'uko twagiye tubyiga mwami, ko hari Imana tuzajya imbere kwerekana ibyo buri muntu yakoze ku giti cye, ko hari Imana ijya muri detail ku buryo buri muntu wese bahura bakabonana, akayiha raporo y'ubuzima yamutije hano ku isi. Mwami, umunzani watuma twireberaho, kuko niba dushyize mu mwijima, waduhaye ijambo ryawe kugira ngo turirebereho mwami, tumenye niba koko turi abo ushaka ko tubabo. Mwami, urangije uduhishurira ko ibyo nta muntu n'umwe ubishoboye kubyuzuza ibyo usaba, ahubwo watanze Kristo kugira ngo abitwuzurize. Umwizeye rero rimwe kugeza iteka ryose ababaye wawe. Ariko mwami, uyu munsi turagira ngo udufashe turebe uko kwizera icyo kuvuze, hatagira mwami umera nk'aba turi bubone bagiye bagaragara mu byanditswe byera, umwe akaba yagwa ku ruhande rutamenya icyo kwizera ari cyo, cyangwa niyizere undi akajya ku ruhande rwibwira ko yizeye atarizeye. Ndagusaba ngo udufashe, Mwuka Wera ufungura amatwi n'amaso ya roho z'abumva, mu izina rya Yesu Kristo nizeye, amen. Bavandimwe rero, nk'uko mwabibonye kare tubivuga ko uyu munsi turiga kwizera bizana agakiza ni iki. Hari igihe tubwira abantu nyine agakiza kabonwa biturutse uko umuntu yizeye ibyo Kristo yakoze, kandi akamenya ko icyatumye Kristo abimukorera n'icyatumye Imana ishyiraho ko kwizera ko ari cyo kiraro kimuhuza n'Imana, ko ari ubuntu bwayo bwayibisunikiye, atari icyiza kimubonetsemo cyangwa kizamubonekamo. Tukabivuga, ariko n'umuntu akubaje ati how, noneho umbwiye what I need to do, ariko how can I do it, noneho ni gute, ni iki kizanyereka ko nabikoze. Kuki ibyo bintu biri ngombwa? Uyu munsi turiga inyigisho, turaza kwiga mu bice nabwira bigabanyijemo ibice bitatu. Turareba icyo kwizera ari cyo n'impamvu bikenewe. Ni iki kintu gituma ibyo bintu twumva byihutirwa ko abantu bagomba kubisobanukirwa. Icya kabiri turareba se mu Bibiliya bigaragaza ibyo bintu. Nitumara gutanga icyo gisobanuro nka executive summary, cyangwa se igisobanuro cy'uko kwizera n'impamvu biri ngombwa, turareba noneho Bibiliya hari ahantu hatandukanye igenda igaragaza uko kwizera uko ariko n'ibiburanga, ni ibihe bigaragaza. Tubirebe mu byanditswe byera. Ingingo ya gatatu rero iraza twibaza duti, ese njyewe uko kwizera ndagufite? Ni ukuvuga ngo umuntu wese uri ahangaha, nubwo waba wibara mu bavuga ko ari abera n'abaziranenge, ibintu bibiri biratandukanye. Hari ukuba uvuga ko uri uwera n'umuziranenge, hari ukuba ubivuga, hari no kuba uriwe. Rwose ibyo biragatsindwa. Umuntu wavuga ngo ijuru rirakorerwa, uzamenye ko ari Satani umuvugiramo, uzamuhungire kure. Umuntu wakubwira ko ubugingo buhora hatari impano y'Imana, ari ibyo umuntu akora akabitsindira, Imana ikamubera ikamujyamo umwenda. Ntibibaho, nta muntu Imana ibamo umwenda. Muzabisoma mu Baroma 11 guhera kuri 32. Nta muntu n'umwe wigeze ayigira inama niyo byose bikomokaho, byose hatavuyemo na kimwe. Rero icyo kintu ndagira ngo tukirebe. Reka tubaze turebe impamvu biri ngombwa. Rero ndifuza ko tubanza tukareba impamvu biri ngombwa kwita kuri uku kuri, kuko hari ukwizera kwinshi kugaragara muri Bibiliya kudakiza, kandi igiteye ubwoba uko kwizera ukaba nabwo kwizera ukwerekeje kuri Kristo. Reka nsubiremo iki kintu. Hari ukwizera umuntu yizera Kristo kudatanga ubugingo buhoraho. Hari abashobora kumva ibyo bintu bisa n'ibidamenyerewe, ariko ndashaka kubisoma mu byanditswe byera. Hari ukwizera umuntu akaba yizera Kristo. Murabyumva?
ariko akaba atari ukwizera kushobora kumuhesha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu biri ngombwa gufata tukamera nk'abantu barimo kubaga mu bwonko, nk'abantu barimo kubara umusatsi, tukagenda akantu ku kandi, ntitugire, urabona umusatsi kuko usa kandi wose urundiye hamwe kuwubara byakugora. Imana niyo itangaje, nabonye ivuga ngo no mu kuzuka nta n'umusatsi n'agace na kamwe kazasigara katazutse, n'uwo wogosha ukagwa. Nyine Imana nuko ihanitse ku buryo nta n'agasatsi kava ku musatsi tukiriho itabyemeye. No mu muzuko muzabisome muri Luka, ndaza wenda kubaho umurongo. So icyo rero nshaka kubabwira ni iki ngiki, nuko uku kuzuka, uku kwizera kugomba gusobanuka, kubera yuko hari ukwizera k'ubwoko bwinshi wavuga ko kujya kunganya n'umusatsi. Ubu ntiwamenya umusatsi uri mugufi cyangwa muremure urebye ku mutwe, bisaba gufata kamwe. Niyo mpamvu tugomba kwitonda, kuko ubugingo bwacu bw'iteka bushingiye kuri iki kintu. Tugomba rero kubisobanura neza, tugasa n'umuntu ugiye kubara umusatsi, afite umusatsi umwe ashakamo, ukuntu yakwitonda n'ukuntu byamusaba kwitonda akitegereza. Kuki mvuga ngo hari ukwizera kwizera Kristo kandi kudakiza? Ndashaka ko dusoma, ndashaka kubihamya nkoresha ibyanditswe byera, kuko sinshaka ibintu bisa nkaho twabihimbye. Oya, ahari abantu bakanguka bakamenya ko ubu Kristo nyakuri, murabyumva bavandimwe, ruzanwa ku bw'ubuntu bw'Imana umuntu akabugira, ariko hari ibihamya simusiga, si urujijo rumwereka ko ibyo bintu bihari. Ndashaka kubasomera muri Yohana igice cya 2:21 kujya kuri 24. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we, uwo ni Kristo. Nuko azuwe abigishwa be bibuka ko yabivuze. Muri Yohana igice cya 2, nuko azuwe abigishwa be bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yavuze. 23, nuko ubwo yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. 24, ariko Yesu ntiyabiringira kuko yari azi abantu, ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwe yari azi ibibarimo. Mutekereze icyo kintu bavandimwe, ngo biringira izina rye, ngo ariko Kristo ntiyabiringira kuko yari azi biri mu mitima yabo. Mwumva rero ko tugomba kwitonda tugasobanukirwa kwizera nyako ni ukuhe. Ngo bizera, ngo abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye, ariko Yesu ntiyabiringira kuko yari azi biri mu mitima yabo. Urumva ko icyo babeshyaga ko bizeye kitari gihari. None ni ibiki bimeze bite? Igice cya 8 rero cya Yohana ho haratangaje, hagaragara imbaga nyamwinshi y'abantu bamwizeye bakanamukurikira, ariko hashira akanya gatoya bakamuvuga ngo afite dayimoni. Reka basomere mwumve. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye, 29, kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine kuko nkora ibyo ashima. Avuze atyo abantu benshi baramwizera. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, two turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze ba abantu benshi kuba imbata z'umuntu. Noneho Yesu arabwira akomeje kiriya gice cya 8, Yesu arabwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu akoraga, ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Arababwira ngo muri abaso Satani. Murabyumva bavandimwe? None ikibazo ngiki, ni gute umuntu arimo abwirwa? Niyo mpamvu biri ngombwa tugomba gufata nk'umuntu ugiye kubaga mu mutwe, nk'umuntu urimo utegura ibisasu bya kirimbuzi, azi ikosa rimwe ibyago byamugezaho, ari gutera ibyago by'imyaka n'imyaniko. Nk'umuntu urimo ubara umusatsi, afite akantu kamwe ashaka gutoramo muri uwo musatsi, harimo umusatsi umwe. Nyine ibintu bisaba ubwitonzi, ubushishozi. None niba abantu bashobora kumwiringira bakuvuga ko bamwizeye, Bibiliya ikabivuga ngo ariko Kristo nabigiye ko azi biri mu mitima yabo, tugomba kumenya neza kwizera ko kuri ni ukuhe.